Reka twongere kubahereza ikaze kuri platform zacu za tunyuzaho ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye, ubwo tunaboneraho kubashimira kandi kubw'ubufatanye bwanyu, tubona no kubashimira kubwo gufatikanya natwe mu bikorwa dukora, mu biganiro dukora dushyira kuri ku mbuga nkoranyambaga, ubwo ndavuga YouTube channel. Turabashimira cyane 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 ariko cyane kubwo kubana natwe mu gikorwa cyiswe gukora subscribe. Igikorwa cyoroshye ariko kijye kinanira benshi kandi cyoroshye. Rero turabashimira mwe mwakoze subscribe, ndetse tunakangura n'abandi batari bayikora. Niba ahantu mo gukwikirana kino kiganiro, reba izina ry'iyo channel, nubona hirya mu magambo subscribe bikiri mu ibara ry'umutuku, umenye ko utarayikora. Wakozaho urutoki ugakora subscribe, byaba nakarusho ukanakanda kukazogera kugira ngo ajye abona ibindi biganiro dushyiraho. Ni iby'agaciro pe. Ibirenze kuri ibyo ngibyo, waduhereza inyunganizi binyuze mu bitekerezo cyangwa ukanatuvugishwa twandika kuri WhatsApp, hari number iri muri description murayibona. Turabashimiye rero, mutwemerere tubahereze ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gukorera hano muri Hotel Tech, ari naho duherereye. Tubashimira kubw'ubufatikanye bwacu, nibo baterankunga bacu ba mbere mu gukora ibiganiro bitandukanye, nibo badufasha kugira ngo ibiganiro mubashe kubibona ndetse tunabikora ahantu heza nkuko murimo kubibona amashusho abibereka. Yego. By the way, muri iyi minsi ubaye ushaka kugira ngo ugire ahantu abanyeshuri bari muri vacances, tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze abanyeshuri muri vacances. Niba wumva ushaka kugira ahantu sohokera muri iki gihe ukajyana n'umunyeshuri n'umwana waje muri vacances, wamujyana muri Expo irimera ba muri iki gihe. Bamaze gutanga ngo dukingirize 80 muri Expo. Numbaze niba ari utw'ubuntu niba batugura igihugu gikunda abantu bacu, abaturage bacu. Nari kwisoma kandi iyo utirinze nyine ese buriya nukofasha kwirinda cyangwa igihugu cyabanyujijemo ijisho kizuko kwihangana kwanyu. By the way, so ushaka kutajya gusa ni gahunda nziza cyane. Abantu rero ariko ni ibintu byiza niba leta ivuga ati udukingirizo umubare uyu n'uyu nitujye kuri tere, nabo ntibayitenguhe ngo duhombe bakadukoresha. Sibwo 80 uratwumva. Ako icy'ingenzi ikiruta byose ni ukwifata no kwirinda. Ariko nyine niba wateshutse kumva byakurenze, wananiwe kwifata, ushatse wajya kuri Expo rwose. Barimo atanga udukingirizo. None se urumva? So ushobora kutajyana, ushobora kujya kuri Expo aruko wumva kwifata byakunaniye. Kwibona ukajya ushobora kujya kureba ibyiza, ibikorwa bitandukanye ibikorwa birimo gukorerwa muri Expo. Hari ubucuruzi butandukanye kandi akenshi n'ibyakuri iwacu mu Rwanda, urumva. Gusa nenda kwabwira yuko uramutse utagenda muri Expo, ushobora kuza n'umukunzi wawe, ushobora kuzana famille yawe, mukaza muri Hotel Tech mukiyakira. Yego. Mushobora kuza muri Hotel Tech, bafitiye amafunguro meza, bafitiye sauna massage, bafitiye ahantu heza ho gukorera inama hagutse ndetse no gukora amakwe. So twababwiraga Hotel Tech nuko nguko niko bimeze. Ushobora kura muri description namba yabo irimo, ukaba wabavugisha. Hanyuma munyemerere mbere ko twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi, ndacyari Trust Alan Nkotanyi, ndi kumwe na mugenzi wanjye Muteterazina Shifa, akaba ari umwe mu bafatanya bikorwa mu bijyanye n'itangazamakuru dukorana ku mbuga nkoranyambaga, mu biganiro ajya anyuzaho ndetse n'ubusesenguzi butandukanye. Akaba ari umwe mu bakobwa beza tuziranye banze kujya muri Miss Rwanda kubera ko ngari mugufiya, sinzi impamvu. Ariko Miss Rwanda ho nyiherukira ibintu by'indeshyo ntago bari bakibigendaho. Nta muntu mvuze. Ntabwo se ubyibuka ko Miss Rwanda iheruka atari uko byari bimeze. Nta muntu mvuze. Ariko hari ibiro basa. Ibiro nta kibazo ndabifite. Ntabwo bifite. Ibiro ndabifite. By the way, ikaze mu kiganiro rero tugiye ndetse by'umwihariko no ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Unayibaye introduce ngera.
insanganyamatsiko rero nk'ibisanzwe buri gihe duhora tubafitiye bishyashya kandi byiza byubaka mu buzima. Rero uyu munsi twahisemo kuganira tukareba ese ni izihe nama zifasha abantu guhangana n'umujinya ukabije. Hari imijinya abantu bagira umujinya umwe bita ngo ni umuranduranzuzi. Ni gute uramutse ufite iyo kamere y'umujinya w'umuranduranzuzi, ni gute ushobora kuwukontorora cyangwa se ukawutwara mu buryo bwiza ku buryo utari butume wangiza ibintu runaka? Umugabo w'umuhanga witwa Howard Kasinove yabivuzeho. Urumva aravuga ngo hari igihe umuntu agira umujinya, kandi koko no mu buzima busanzwe niko bimeze Shifa. Hari igihe umuntu agira umujinya, urumva akagira uburakari kugera ku rwego rwashobora kuba yafata ikintu cyose kimuri hafi akakigukubita. Uyu ashobora kuvuga ati ashobora kukumenaho iyi fanta, akaba yafata mashini agakubita hasi, akaba yafatira ivide akari gukubita, agafata ibingarira ry'isarabwa akari gukubita, atitaye ku ngaruka. Ariko nyamara ingaruka ziri buze kuza zimugereho, hato na hato usanga za ngaruka zishobora kuza gushyika kuki no kuba mugaragiye ku muryango we cyangwa n'izindi nshuti ze kabati runaka. Ibintu nk'ibyo bijya bikunda kubaho. So insanganyamatsiko ni insanganyamatsiko ishobora kugufasha udukurikiranye uburyo ki ushobora gukoresha umujinya wawe kurusha umujinya wawe gukoresha. No kuvuga ngo tuvuze gukoresha umujinya no kumujinya kugukoresha babasha kwitandukanya. Nyine iyo umujinya ugukoresheje birumvikana n'icya gihe uzafata ibyo byose wavuze ukajya umenagura, ukawafata ikintu ukagitera umuntu. Icyo gihe ni igihe umujinya ugukoresheje. Noneho igihe umujinya uwukoresheje ni igihe wawugize ariko ukawurinda ko ibyo bintu uri bubikore, ukabyirinda. Hari ibintu rero bigiye bitandukanye turi buvuge, ari nabyo uwo mugabo w'umuhanga yavuze, Howard Kasinove yagiye agarukaho. Ibyo bintu rero bituma ukoresha umujinya ntugukoreshe. Nibyo turi bugarukeho watangira. So izi ni ingingo zagaragaza n'ubushakashatsi bwa uyu mugabo ndetse bwakozwe n'ibitaro byo muri Amerika byitwa Mayo Clinic. Mayo Clinic ntabwo ari Mayo. Ya Mayo Clinic. So bagiye bavuga zimwe mu ngingo ushobora kwifashisha kugira ngo ubashe gukontorora cyangwa gukoresha neza umujinya wawe kuko no wawe. Aho ndavuze ngo umuranduranzuzi. So nurandura inzuzi ahubwo uruzi rgumeho rwereje hasi. Ukagumaho kandi nawe umujinya wawe ukaguma. So umujinya kugutera ukarandura inzuzi ejo bundi ukicwa n'inzara kandi wari kwakura igihaza. Ingingo ya mbere rero ni ugutekereza mbere yuko uvuga. Bimwe mu bintu bigoranye. Biroroshye rero ahangaha uwo mugabo avuga ko byoroshye kuvuga iyo urakaye, ariko kandi ushobora kwicuza nyuma yaho. Akomeza avuga ati fata umwanya muto byibuze utekereze ku byo ugiye gukora no kuvuga. Ibi bizakurinda kugira amagambo adakwiye uvuga bitewe n'uburakari cyangwa se guhubuka. Bivuze iki? Bivuze ko hari umugabo, hari abantu bakunda kuvuga ati ijambo iyo rigiye ntabwo rigaruka. Rero banza umenye iryo jambo ugiye kuvuga. Kandi burya ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ubwo iribe kutaza iryo ryo ntumbaze niba ari mugenzi wande gusa. Niba uzi neza yuko ijambo ritagaruka, bizaba byiza ko uri butekereze mbere yuko uvuga, kuko abantu benshi usanga twibitsemo amagambo mabi abantu bagiye batubwira mu bihe byacu byahashize. Ariko iyo uri umuntu mwiza ari gutera imbaraga byo kugira icyo ukora kizima. Iyo uri mubi nanone kandi hari igihe uvanamo nawe umujinya mubi, bikaba byazatuma nawe umwitura mu bundi buryo kandi butari bwiza. Rero iyo uri umuntu ufite umujinya umeze utyo, uyu muhanga avuga ko ari byiza gutekereza mbere yuko uvuga. Tekereza mbere yuko ugira icyo uvuga cyangwa mbere yuko ugira icyo ukora. Okay. Barongera bakavuga neza yuko umaze gutekereza, umaze gutuza, vuga ibibazo byawe. Urumva? Vuga ibibazo byawe. Ushobora kuba uganiriye n'umuntu, hari umujinya ushobora kugira uve kuri telefone. Hari umujinya noro biroroshye muri iki gihe ushobora no kugira uvuye kuri chat. Ugacata n'umuntu nimwemeranya ibintu ukabyimba ukarakara, cyangwa kuri telefone mukavugana ukarakara. So biba byiza kubanza muri wo ugatuza ukavuga ibibazo byawe.
urumva ese byagenze hano barimo baravuga ngo mu gihe utuje uri gutekereza neza garagaza akababaro kawe mu buryo bwiza utanduranyije urumva utiriwe ujya kugira ngo njye kwihorera musomere no vuga ibibazo byawe mubishakire nibura umuti reka nifashishe ibyo bintu uvuze ntanga urugero nimugoroba hari ahantu narindi noneho tugiye kumva twumva umuntu wari hafi yacu aratonganye kuri telefone aratongana bimwe byo kwihenura ku muntu koko amwihenuraho byatari ndavuga nti se hakurya iyo bigenze bite nyine ahita atubwira uko bigenze atubwira ko ngo ari umuntu yasabye ubufasha akamubwira kuko nawe ngo yari yaramusabye ko bazakundana akamubwira ati ariko si ibyo buntu niba uzi ko tutazakundana mbwira igihe uzanyishyurira kuko ngo nta mafaranga yari arimo kumuguza urambwira igihe uzanyishyurira cyangwa se ugire gute umbwire niba tuzakundana umwana w'umukobwa aramubwira ati rero urabizi ntabwo ibyo bintu biri bukunde sawa urakoze nimugoroba rero ubwo nibwo yaramwoherereje mesaje mubwira ati se uracyayakeneye nyaguhe cyangwa wabonye undi ari umusore ari umukobwa umusore nyine bari bagujije turacyayakeneye nyaguhe cyangwa wabonye abandi umujinya rero ufashe umwana w'umukobwa aramuhamagaye ati none se wari uzi ko iwawe ariho igihugu kigarukira twagiye kumva twumva ibintu birahindutse twasekaga ntabwo kuri wowe ariho igihugu kigarukira hari undi wayamaye yerererere ndamubwira ati none se ati kwanza n'amayinite turimo kubyiniramo n'ayanjye nukenera kumvugisha umpamagare arakora byari kuba byiza rero mugenzi wacu twari kumwe aramubwira ati ariko niko bimeze bite uwo muntu umubwira iki gutyo arabimusobanurira atubwira nyine seneyo ko yagenze ati rero nkugiriye inama ntabwo ari byiza ko buri gihe umuntu wese uzajya umubwira nabi kabone niyo yaba koko akwiye kubwirwa nabi si byiza ko umuntu umubwira nabi yego nyine ibyo bintu yakoze birumvikana ubundi ntabwo urukundo rwawe rugura ibihumbi wari umugujije ufite impamvu zo kumuguza akakuguriza cyane ko wari umubwiye ko uzamwishyura so kugatambikamo ako kantu kakakurakaza birumvikana ariko nawe nanone feedback umuhaye yo siramara iki kuki utabana neza n'umuntu ukigendera we mu gihe runaka ko abazigaye urumva mu yandi magambo binyuze mu mvugo yaramuhutaje nako urumva so biba byiza ugatekereza impamvu ibi bitakozwe niyihe ugatuza ukavuga ibyo bibazo byagenze gutya na gutya na gutya bigabanya cyangwa bihosha za mbaraga z'uburakari n'umujinya mwinshi uri muri wowe kuko nk'uwo mujinya bikakubera inyungu bikanabera inyungu kuri wa wundi wari kujya iyo ukoresheje ntacyo uba ukemuye ari uwo muntu ntiyumva ubutumwa ushaka kumuha ari nawe uba wiyangirije umutima kuko iyo umaze kuvuga nabi already ntabwo umutima wawe hasigaramo ibyishimo n'imvugo mbi isenya umubano w'abantu ibyishimo bihita bigenda niyo byaba mu masegonda ugifite uwo mujinya n'ubundi hari icyo ubuhombye mu munezero wawe indi ngingo iravuga ngo kora imyitozo ngororamubiri imyitozo ngororamubiri ishobora kugabanya ibibazo biguhangayikishije ndetse bishobora kugutera kurakara niba rero wumva uburakari bwawe bugenda bwiyongera jya gutembera cyangwa wiruke gake gake cyangwa umara umwanya ukora ibindi bikorwa bigushimishije kugira ngo biguhuze bituma uhuga we gukomeza kubitekerezaho ibi byo noneho ndakeka abantu benshi dushobora kuza kubyemeranya nubwo n'ibindi nabyo mutabishidikanyije mutafiteho kubishidikanyaho cyangwa mutabihakanye ariko icyo nshaka kukubwira ni iki niba hari ikintu gishobora gutuma umujinya ugabanyuka siporo hari time igeze guhanga tukiye muri kaminuza wabaga wagiranye amakimbirane n'umuntu akubwira ngo nywa amazi akonje birashira ngo amazi akonje birashira so urumva ko iyo warekanyije n'umuntu ukijya mu gasiporo ugakuramo akantu k'agasiporo ugaruka bya bintu wa mujinya
nta nubwo wagabanyutse ahubwo uba washize. Gusa bantu mudukurikiranye, hari abantu babika inzika ukagira ngo ni amafaranga bikije muri banki. Urumva burya nta n'amafaranga ajya kungukira. Ariko se nk'umuntu ubika inzika ku buryo wa muntu ajya, hari umuntu ugira umujinya akambara ikutera akiyumvira uturirimbo bikagabanya ubwo burakari. Ariko icyo kintu kikibika ahantu, ahantu akaba ari n'umuntu none ugira uwo mujinya, sibyo? Akaba yakumva izo ndirimbo bikarangira koko nyakurangira, akajya muri siporo uwo mujinya ugashira, akaba ni inyungu kuri we ndetse ni inyungu no kuri wundi yari yarakariye. Urumva? So ikintu cyiswe siporo ni ikintu cyiza kiruhura ubwonko, uzura umuntu mushya. So izi ni ingingo zagufasha wewe muntu dukurikiranye. Turacyakomeza tukiri kuri kiriya cyo kuvuga ngo umuntu akore siporo. Hari n'uburyo wenda abantu bashobora kuba bari kumwe ako kanya bagashyamirana, mugashyamirana ako kanya ku buryo wa mujinya wawe usanzwe wiyiziho ushobora kugufata ukaba wamukomeretsa cyangwa ukagira ikindi kintu ukora. Ntabwo ako kanya ntabwo ako kanya ibyo bintu nyine, iyo tuvuze umujinya jya ubivuga uko biri. Ntabwo umujinya ari ibyishimo ngo abantu ngo bajye ngo kandi nta bintu by'imishyikirano yo mu mujinya. Niba rero ugize uwo mujinya kandi ukabona wenda tuvuga urugero umujinya ugufasha wari ugiye kujya ku kazi, sibyo? Ntabwo mu by'ukuri muri iyo minota ingahe wakuramo imyenda iyo wari wambaye ujya mu kazi ngo ujye muri siporo. Yego, ntabwo bishoboka. Ariko fata umwanya uhunga uwo muntu, fata umwanya ube wakimva nk'uturirimbo niba uri umuntu ukunda music. Ugiye mu kazi ntabwo uri bujye kumva imiziki. Kugira ngo uhunge uwo muntu uramuhunga ujye kwikingirana nk'ahantu mu by'iminota mike, cyangwa ukuyemo umuvuma ugenda ushobora kutajya gukora siporo ariko ugakora muvuma ukagenda. Ya ngingo twatangiriyeho nibwo uri bubone umwanya wo kuyikora. Ese ndarakaye n'ibyo arandakaje, mukubise ikirahure mushyize mu byago kandi nanjye ntiretse. Tuvuge niba ari nk'umugore wawe umukubise icyo cyuma waruhuvuza nubwo nawe yababaye. Abazungu hari ukuntu barakara, mwarakanyije imashini akifata akayikubita hasi, televiziyo akamenagura, imodoka akamenagura. Nuko rero kumuhunga gato bigufasha iki? Bigufasha gutekereza ikintu kibi wari ugiye gukora ukakima umwanya. Ujye kuva muri icyo cyumba cyangwa kuva muri utwo tumuvuma urimo gukora kugendagenda wamaze gutekereza, wagaruye n'intekerezo nzima, umujinya wagabanutse. So indi ngingo baravuga ngo shakisha uko wakemura ikibazo. Ngo kwibuka aho kwibanda ku cyaguteye kurakara, kora uko ushoboye kugira ngo ukemure icyo kibazo gihari. Ya ntandaro y'amakimbirane, aho kugira ngo utinde kuri iyo ntandaro yaguteye umujinya. Nibura tinda kuvuga ati uyu muntu dushyamiranye turiyunga dute. Utekereze ko umujinya waguteza ikibi. Indi ngingo iravuga ngo iki? Indi ngingo ni yindi y'inzika nyine, kutagira inzika. Ibintu kimwe mu byakugabanyiriza umujinya ni ukutagira inzika. Iyi si inzika y'imyaka, ni inzika y'igihe runaka. Niba warakaranyije n'umuntu cyangwa mugashyamirana mu gitondo, ariko uzi umubyeyi wawe kugukora ikintu runaka, umubyeyi akaba hari imvuga ababyeyi bavuga barimo gucyaha abana, urumva mu kanya none umubyeyi burya rukundo Imana yaremye abantu. Akenshi ababyeyi buriya ni bamwe mu bantu bakaye bagirirwa inzika, urabyemera? Ariko Imana burya yaturemyemo turi bamwe mu bantu abana, ubundi uhita wibagirwa ko umubyeyi wawe yagukubise, urumva ukamusekera ukanezerwa bigashira pe. None uzi ko harimo bamwe usanga nk'umubyeyi yaraguhemukiye, wenda tubifate ngo guhemuka, ariko si uguhemuka. Burya umubyeyi akenshi akurikirana ashaka kugira ngo agushyire mu murongo, kabone nubwo nabo batari shyashya harimo abahemuka. Ubwo ku ruhande rumwe umubyeyi aze kumva buryo cyadakwiye kugira inzika y'umwana, ndetse n'umwana buryo cyadakwiye kugira inzika y'umubyeyi. Ubwo n'urugero nzanye mu buryo bw'imiryango, ugasanga umwana
afite inzika ya myaka n'imyaniko ngo papa yankoreye ibi ngibi yigeze kumbwira gutya ngo narababaye agahora nako kantu mu mutwe. Murabyumva umubyeyi nakavuga ati umwana wanjye nibyariye izi ibintu yigeze kunkora Shifa, ako kana akagahorana ku buryo niba ari buze kubagenera ikintu runaka ashobora kuza gutsimba bimwe akaguha undi akamwanga akanamuhereze kubera iki yanzika. Ibyo bintu rero ni iyindi nsanganyamatsiko ishobora kuzigwaho, kuko iyo ibintu biri mu muryango byo ni ibindi bindi. Ariko ikintu cyitwa kubabarira, hano ijambo inzika yaje inzika ntabwo usha gusigara n'ijambo kubabarira. Ikintu cyitwa kubabarira nicyo kintu cya mbere kiruhura umutima w'umuntu, ukumva muri we uraruhutse, ukumva muri we uranezerewe, ndetse na wundi ubabariye noneho impande uko ari ebyiri mwese mukumva mararuhutse. Kuko niko bavuze hano kubabarira umuntu warakaye bishobora kubafasha mwembi kwigira muri ayo makimbirane no gushimangira umubano wanyu. Niba umuntu mubabariye uredi murongera mwicare muti harya twapfuye iki, bibafasha gusesengura ikintu mwari mwapfuye, murusheho gukuramo amasomo. Ikintu mwari mwapfuye kibatere kwiga ntimuzongere kugipfa. Ikindi nimurangiza murusheho kumenya ko umubano wanyu ugomba gukomera kurushaho. So ari igihe usanga utwawe n'uburakari ugasanga nibwo bukuyoboye muri wowe. Nutwarwa n'uburakari wa mujinyuka kubana mwinshi ugaterura icupa ukamukubita mu gahanga, ibi byose ntabwo uzabona umwanya wo kubyigaho ngo umubano wongere wubakike. Ahubwo nyine nawe mu mutwe we uzamutera uruguma rumusigira inkovu none ajya yiri avuga ati ara ni niwe wanteye iyi nkovu, se buriya twakongera tukaba inshuti. Ariko uzi icyo gihe ngo ni wowe gusa nabagukomokaho. Inzika nimbi, inzika ni ukuvuga ngo ungirira inzika noneho n'inshuti yanjye ikabigenderamo, n'uwomokaho akabigenderamo. Ni ibintu bitari byiza, ugasanga urimo uribabariza ubusa. Ni ibintu bitari byiza kandi bitanubaka, ahubwo usanga bisenya kurushaho cyane. Rero icyiza ni ukugendera kuri ibi byose uyu mugabo yatubwiye, n'ibindi byose twumva byashobora kuba byadufasha, hanyuma tukareba ko umubano wacu n'abantu badukikije wasugira ugasagara. Dusoza wadukorera samare kwizi ngingo uko ari 5 twari tuvuzeho, hanyuma tugasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ingingo ya mbere kwari ugutekereza mbere y'uko uvuga, ukabanza ugatekereza mbere y'uko ugira icyo uvuga cyangwa ukora. Ingingo ya kabiri rero urabanza uratuza, wamara gutuza hanyuma ukavuga ibibazo byawe uti nyamara wamaze gutuza, namaze gutuza, noneho mbwe wa muntu twari dufitanye ikibazo, nyamara igihe iki n'iki mu by'ukuri buriya nari mfite umujinya natewe na ABC kandi byatewe nawe, sibyo? Habanza nkabikubwira, ariko igihe wa mujinya ndi bube nawe ukize ku ruhande washize nkabikubwira nabanje gutuza. Hanyuma iyi ngingo ya gatatu yo yavugaga ngo kora imyitozo ngororamubiri, genda hunga mbega uwo muntu uguteye umujinya cyangwa icyo kintu kiguteye umujinya. Niba ari chat nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ushobora kuba ushyize telefone hasi gatoya ukabanza ukagendagendamo, hanyuma ukaza kongera kubisubiramo ariko utagifite wa mujinya w'umuranduranzuzi. Hanyuma ingingo ya 4 yavugaga iti shakisha uko wakemura ikibazo. Witinda kuri wa mujinya ufite, witinda kuri cya kintu cyabaye, ahubwo ibaza uti se iki kibazo cyabaye cyanteye uyu mujinya cyakemuka gute. Hanyuma bakongera bakagaruka bakatubwira ati ntimukagire inzika, irinde inzika. Iyo nzika nutayigira rero bizagufasha kuba wababarira mugenzi wawe mwagiranye ikibazo, umubabarire, mwiyunge, munabiganireho, munarusheho gukomeza umubano wanyu. Nizo ngingo uko zigera nko muri 5. So turabashimira abantu mwabanye natwe, mwarebye kino kigano kikarangira. Turabashimiye cyane byimazeyo.
twatangiye tubabwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kandi byaba akarusho n'ubu butumwa ubusangije abandi. hari abantu bakunda kubaza cyangwa ntabwo ari nanjye njyenyine, ni abantu bose bafite wenda YouTube channel cyangwa n'ahandi hantu bacisha ubutumwa bwabo, ugasanga abantu barimo kukubaza ati se mfa inyungu za biriya bintu ziza gute, bigenda gute? Nta handi bivani muri support yanyu, mu bufasha bwanyu, izo comment muduha, izo subscribe mukora, uko kudukurikirana bya buri gihe. Niba uri inshuti yanjye ukaba uri inshuti ya Arani, ukeneye ko ntera imbere, ukeneye ko atera imbere, ukeneye yuko ibintu dukora birushaho kugera hose, nta bundi bufasha bw'ibanze n'ubwo niyo subscribe uri bukore, nuko gusangiza abantu ibiganiro tuba twakoze, n'ibyo bitekerezo muduha, ari ibyo akenshi bita comment, ariko hari igihe biguhereza kuri WhatsApp inbox. Ariko ni byiza, ariko biba akarusho iyo bishyize hariya warebeye ikiganiro ukabwira umuntu uti keretse iyo ari ibintu wenda uretse ko byose ni kimwe, ari ibyo utashimye wabimubwira, ari ibyo washimye wabimubwira, nta kibazo. Iyo umuntu yabonye yuko hari ikitakunyuze haragikosora, ushobora no gushyiraho no kuduheza igitekerezo kijyanye n'insanganyamatsiko twazaganiraho, cyangwa se ukanatubwira ariko icyo kiganiro uburyo mu gikora ni byiza ariko byaba akarusho mubikoze gutya na burya, nabyo tukabimenya. Nimwe bagenerwa bikorwa, twe nimwebwe dutegurira rwose. So reka tubashimire, tubabwire ngo naho ubutaha ikiganiro nk'iki ngiki wagikurikirana ku mbuga zitandukanye, ushobora kugikurikirana ku Ituze 250 cyangwa se kuri Voice TV Rwanda. Ciao ciao, mukomeze kugubwa neza. Bye bye.